Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu ugarutse. Ubu noneho nje kukwereka mining igiye kujya ku isoko mu kwa cumi na kumwe kandi ikazaba iri ku gaciro ko hejuru bitewe n'uko muri iyi minsi ifite abaterankunga bakomeye. Iyo mining nta yindi bayita Interlink. Ubu ngubu ikintu kinzanye kano kanya ni ukukwereka uburyo ufunguramo account, urumva, n'uburyo uzajya umayininga buri munsi. Noneho twagera mu kwa cumi n'abiri ukagurisha coin zawe ku mutuzo, ku mafaranga yawe, nta gishoro byagusabye, usibye kugenda ukoraho buri masaha ane, ukoraho inshuro imwe. N'iyo masaha ane utayakoraho ariko ukazajya ukoraho inshuro runaka nyine nyuma y'amasaha ane uko ubishaka nyine. Twagiye. Dore ngiye yanjye, dore iyi ngiyi. Urabona ko umaze kugira ITRG nyine ni coin ya Interlink 4880. Noneho uyu mubare wo hirya, dore mberetse coin zanjye maze kugira 4880, sibyo? Noneho hano hirya, hano ahangaha ni umubare w'abantu bamaze kuyikoresha. Reba miliyoni 3. Ntabwo yaba ari scam ngo imaze gukoreshwa na miliyoni 3. Urabona ko ari iya nyayo igiye ifite abaterankunga bakomeye. Ifite kuko n'umuterankunga wayo murimo murabibona, reka mubereke. Dore ngiyi, uribona Interlink Lab n'abandi baterankunga bakomeye. Rero nawe ikintu usabwa ni ugufunguramo account kano kanya kugira ngo wikomeza gucikanwa. Twagiye sasa, reka nze nkwereke ukuntu bafunguramo account, nkwereke uburyo wakongera, uburyo coin uzajya umayininga ku munsi. Ndabikwereka, bahita baguha coin 1000 z'ubuntu. Ubwo ni ITRG 1000 z'ubuntu uhita utangiriraho, urumva? Nindangiza ubundi nkwereke uburyo uzajya umayininga buri masaha ane. Twagiye sasa, ibuka gukanda subscribe, ukande na like, ubundi nze nkwereke byose iyo tubana muri video z'ubutaha. Twagiye sasa. Wowe uraza ushaka application Play Store nyine. Play Store mwese murayizi. Nurangiza uyikandeho ifunguke. Tegereze ko ifunguka. Niza gufunguka uhita ukanda hariya ahantu ko gusacinga nyine bisanzwe murakaza akantu ko gusacinga. Nurangiza ukahagera uhita uza ukande wandikemo Interlink. Njye nibyanditse ariko urandika neza Interlink kurana byanditse nyuma. Nurangiza uhita uyinstallinga, dore ni ifite kano kamenyetso. Kano kamenyetso niko ifite. Ntabwo ugomba kwibeshya. Ubundi ukandi yaranditse ngo install. Ikintu nababwira nuko iyi mining mugomba kuyitaho. Muri mining zose mukora, naberetse abaterankunga ifite ibigo bikomeye cyane ku isi. Biriya bigo byatanzemo amafaranga kubera ko bibona ko yizewe, ari mining izajya ku isoko ikagira agaciro. Noneho iyi mining banifitiye exchange yabo, bakore iyo exchange ukaba wanaguraho n'ibintu, ukishyura amatike y'indege, ibintu byinshi. Iyi mining ikimara kujya ku isoko nabyo bizahita bitangira bikore. Rero ikintu nakubwira kano kanya nuko iyi mining ugomba kuyubaha ubundi ukayikomeza. Twagiye sasa, reka dutegereze ko application iza kwidownloadinga n'akanya gato yarahita irangira. Ariko nkawe ufite internet yihuta cyane byahita birangira n'ako kanya n'uwo munota. Nurangiza utegereze ko idownloadinga irangire. Iyi mining nanjye nyibonye vuba ahangaha. Ntabwo nayikurikiranaga neza ariko nayibonye mbona ni nziza, nsoma ibijyanye nayo. Nawe ujye ukurikirana account zabo za IG kugira ngo ujye ureba ibintu byabo, berekana ama update. Nanjye nzabagezaho update. Noneho tuhita kandi aranditse ngo open, tuyifungure. Yamaze kwidownloadinga, dutegereze ifunguke. Iratinda gufunguka gato ariko irahita ifunguka, ntago itinda. Ahangaha rero uba ugomba kubakurikirana ku mbuga zabo kugira ngo ujye usoma amakuru yabo yose
yose. Nanjye kuri YouTube nzajya mbaha update, kuri iyi channel nzajya mbaha update, no kuri channel yanjye ya WhatsApp mwibuke kumfollowinga, ndayisiga muri comment, na nimero yanjye ya WhatsApp iyo ndaje ndayibashyira kuri screen video igiye kurangira. Application yafungutse, noneho nahita mbabwira ukuntu tubigenza. Urahita kano kantu urimo urakareba, urahita ugatambitsa ukageze hirya, uhita ukandira handitse sign up mwahabonye. Hano uraza ushyiremo ID nyine, ni ibintu ushaka utazibagirwa. Icyiza washyiramo nimero zawe za telefone, nicyo kintu, niyo ID ushobora gusanga undi muntu atarakoresha kandi utazibagirwa. Nusanga yanze ubanze imbereho 2 5 kugira ngo byorohe. Hano urahita ushyiramo kode utekereza utazibagirwa. Ino ni password nyine, iriya ya mbere yari ID, ushyiramo nimero zawe ibyo bibaye byiza. Hano no kuri kode ni agapini nyine, ni pin. Ubona ko ngishyizemo 2 3 4 5 6, tukana hano hose ngo verify, utegereze kikarage, nikarangiza uhita ukanda hano kanditse continue ID registration, bitwa handitse ngo sign up with Gmail, nibwo byoroshye. Bahita bajya kureba account ufite muri telefone za email, uhita uhitamo imwe winjirireho. Tegereze gato byloading. Dore ngiyi email yaje, uhita ukanda ko niba ari ingi ufitemo cyangwa indi ushaka kwinjira runaka, uhita uhitamo nyine. Tegereze gato byloading nanone. Nurangiza tegereze gato byloading, ni amasegonda makeya. Nakubwiraga wowe iri muri screen ni referral code, niyo ugomba kwinjiriraho. Ndaza kubikwereka aho uyishyiramo. Urabona ko byabaye success. Noneho urahita uza ukande OK, kande OK. Nurangiza uhita ukanda hano login, nimero ihita yiyandikamo, ubundi hari akenshi ya ID wasizemo mbere. Noneho uhita wongera ushyiramo ya ntuza ya passcode wareba wakoze nyuma, ubundi ukomeze. Ucuza login method ni Gmail, nanone niyo wongera ugakandaho. Hano wowe impamvu wabisubiramo ni ukuba ugira ngo uroginge cyagiye wafunguraga account, none ubu ngubu noneho murinjiramo. Wongere ukande kuri ya email wakoresheje cyagiye ukora account, uyikandeho utegereze. Tegereze gatoya, ntago bitinda. Urabona ko ntuza hano, urahita ugira ute, urahita wemeza, uhita icyaho kari akabora, uhita ukanda ko bugakuremo bisanzwe, cyangwa ukande hano kuri I have got it, uhita ukandaho. Urabona ko account wamaze kuyifungura neza byamaze kurangira. Urabona ko ni 0 ibintu umaze kumayininga, nta kintu kimwe uramayininga. Hano account ntago irarangira, reka nze nkwereke noneho hano uhita ujya. Urahita ukora kuri kariya kantu ko hejuru kameze nk'ishusho y'umuntu nyine, ugenda ugakandeho. Hari ibintu tugiye gukorayo bikenewe cyane. Nk'icya mbere ni hano handitse referral. Hano ni ahantu uzandika uraza ahantu uzaza ahantu handitse ngo human hash, mo murahabona human hash. Nurangiza wandikemo ino code ni 0798633373, niyo code uzahandika. Ariko iyi code uzandikamo babanje kuverifira isura. Abantu mukora mining murabizi ko mbere, murabizi ahantu henshi ko babasaba nyine kugira kuverifira isura, bagira ngo barebe ko utari robo nyine. Ni ibyo gusa, nta kindi, ntago ari ukuguhakinga cyangwa iki, bagira ngo barebe ko utari robo.
ndakwereka ahantu uri buze gukorera iby'isura. Noneho numara gukora iby'isura uzahita uza wandikemo hano nimero za ino kode nabahaye, iyi ngiyi iri hano 07898363, nurangiza ukande hariya submit. Noneho ibyo uzahita ukora, nurangiza uhita ukanda kuri kano kantu hose bahita baguha coin 1000. Urabona ko 1000 wamaze kuzakira byamaze kurangira. Hano gusubmitinga ntabwo bikora, nabwiye ngo urabanza uverifie isura. Uzahita ukanda handitse verify nawe kugira ngo ujye ubona inyongera ya coin buri munsi. Dore hano handitse ngo not yet verified, ugomba kuhakanda ukaverifia isura. Noneho ukamwereka ko mininga buri masaha ane ukujeho, uraza hano mine ITRG hano hakandi hariya, bazahita bazana akantu ko kwamamaza gatoya, ubundi uhita ugakuraho, hahita haza agakuba iyo kamaze kwigira, ubundi ugahita mininga. Urahita uza hano handitse mine ITRG. Iyo amasaha atarashira ntabwo biba byakunda kuhakanda nyine, ariko iyo amasaha yashize kuhakanda babikunda. Urabona ko bikunda rero. Nkwibutsa ko ikintu ugomba cya mbere gukora, urumva, ni ukugenda ugashyiramo hariya ku bijyanye no gusikana isura, kazemo habereka ahantu muri bukande, riba hano handitse ngo not yet verified, akantu gashushanyije nk'isura, ugakandeho uverifie isura yawe uyiverifie. Nibyo bintu bizatuma ugira ute, uba verified. Noneho uhita ujya kuri ibintu bya rifero bagire nyine, wandikemo ino rifero code nari nabahaye. Sawa rero, ugize ikibazo wanyandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero, ubundi nzayambagezamo andi ma update kuri Interlink. Icyo ngusaba wowe, ibuka gukora subscribe, ukonde like, unayisharinge mugenzi wawe kugira ngo nawe iyi mining itazamucika. Nta mafaranga menshi ari imbere rwose, iyi ngiyi nta gishoro isaba, icyo usabwa ni ukuza ukajya mininga gusa bisanzwe uko wanabyerekanye. Sawa, ciao ciao.